nose sida ntago yafata umuntu mwiza nk'uriya nka Knowless ase wamugani yaca he namwe yanyu ariko nkawe yagufata njyewe ushobora kufata aha hantu tururahazi ndahazi hajya ngo ni Kigali wisheya ntubibona se nta kintu ndi kubona none se ahantu twicaye ibyo bintu biri inyuma yawe ni ibiki noneho kubanzanye mu butamu hajya no mu butamu mu butayu nyine ibyo biboro biri inyuma yawe ni ibiki mbeheruka kera ibi ngibi babyita ibitovu cyangwa se mu kinyarwanda bakabyita amahwa ni bya bindi ihene ijya ishinyitse amenyo nyine ibirimo biri kuyotsa irahekenya rwa rurimi rw'ihene nyine urarubona noneho amahwa akarujomba niyo mpamvu irya none se usibye ihene kubirya ubundi bimaze iki uyu ni umuti nyine uvura iki umuti bawukubita abasore bashatse umugore akananirwa mu buriri muri rya joro ry'ubukwe bakakikunyatura ni ku mabuno ni hehe ni ku iboro bakubita ku iboro nyine ubundi bakavugiraho n'amagambo ubundi akazi kakagenda neza ukaza gushimira ababyeyi reka duhe ikaze nyine abadukurikiranye kuri Eric TV reka duha ikaze abantu bagiye kubona bagiye gukurikirana ikiganiro cya Nyanshi Nyashi na Nyashi Agugo Nyashi na Nyashi ninde ninjye nawe hoya ninjyewe ninjye Nyashi ko biba kabiri se gute nyine ko bivuga kabiri Nyashi na Nyashi oya ubwo wasanga ari agatwiko simbizi ni agatwiko reka duhe ikaze nyine abadukurikiranye uri mu Rwanda waba uri hanze y'u Rwanda aho waba uri hose tuguha ikaze kuri Eric TV utarakora subscribe nyarukira kuyikanda ushobora kuri muri East Africa ku mugane w'Uburayi tuguha ikaze twizere kumeze fresh ku bintu bikugenda neza aho bitagenda neza bakomeze bihangane Uwiteka akomeze abafatireho twakiriye umuntu hajya bakwitane nari kwivugisha ngo ni Nyanshi namubwira ngo ni Nyanshi na Nyanshi ninjye nawe amazina yanjye ubundi ubusanzwe ni Uwizeyimana Oruga ukongeraho Comedia urumva se bizavamo hari akantu kansekeje nimugoroba hari umukobwa wambwiye ngo nyine bya bindi perezida nyine uko ari kugenda yiyamamaza ngo Umutesi Sikovia ngo hari ukuntu yagiye yububa nuko mukobwa ngo nabonye Nyashi mana yanjye urumva nyine ufite amafaranga nyine ngo bamutanzeyo noneho aca mu bantu gake ajya kwicara nuko mukobwa ngo abona Nyashi ndabwira ati se yaze kurushaga ati atarazindusha babiterwa n'iki kandi akuze oya Nyashi rega ufite ikofi zirizana yingo tereka udafite ikofi nyine tu ura ni imirire bazibadikaho se aba ari imirire myiza ase sakuze buraya nawe yakaba yagira urakura ariko ufite imirire myiza ubuzima buguma ari neza ari munani buguma ari wa neza umeze nk'akabebe nyine ndumva ari fresh ndumva ari neza nawe ahubwo azaze tumuheho ubwo se nawe urazifite ndazifite we ubundi zimariki abasore barazikunda ndumva ari fresh ndumva ari neza nyine urabona aka kanya uri rutwitse ndabona wisize ibintu ibihe se mwana kuminywa muba mwisize iki ni rabero ako maso mukisiga ingugu ingwa nako oya iterambere ryaraje ko bari gusa umweru se ko atari inzobe ko ari gusa umweru hapise reka windaburiza cyangwa ni kamera idafotora ubwo wasanga ari kamera yawe ufite ikibazo ako ndabona ari inzimu ko nisiga ibintu bigezweho ra bikaba byanaguhenze biba byamenze pe ako se buriya nk'utwo twuntu muba mwasize ku minwa sibyo ntabwo mubirya sibyo bibatera kanseri ubundi oya ntabwo wabirya kuko urumva yuko mbere iyo umajije kuva aho ugiye cyangwa se ukaraba mu maso nyine ukamanura na byose bikavuga kandi ntabwo wabirya waba uri umwana se ariko ngo iyo ubiraranye mu gitanda ngo iyo uraranye make-up ngo mu gitanda huzura umwanda urumva nyine amashuka arahinduka nyine amashuka arahinduka mbese ni ukubera iki mwisiga make-up
wayirarana igatera umwana mwajya mubyihorera. nyine urumva hari ukuntu uva mu kazi unaniwe noneho ukavuga ndaje ndakaraba wakwirambika ku buriri nyine agatotsi kakagutwara. Ni muri ubwo buryo nyine niko bibaho ariko ntabwo bikunda kubaho cyane. Hari ikiganiro cyo nuza dore imbogo yari arimo yasohoye, hari amagambo yivugishije ku basore, waba uyazi? Dore imbogo nkunda kumukurikirana cyane, ndi n'umufana we. Cyangwa uri mwene wabo? Oya, ndi umufana we. Uri w'inyamasheke? Uri umufana? Ndi umufana we gusa. Ikiganiro waragikurikiranye ubwo ukunda kumufana urabikurikiranye, yavuze ngo iki kubaga bariko? Ikintu numvishe topic yavuze bamubajije ngo ese ngo ninde mugabo umusore uzagushaka azaba ameze gute. Gusa nyine nasetsemo ariko nyine hajemo akantu ko kwiyemera, njye niko nabivuga ku ruhande rwanjye. Kwiyemera? Ni akantu ko gute se kandi yiyemeye gute? nyine numvishe avuga ngo njyewe ngo urabona ngo njye ntabwo nashaka umusore ngo utarize ngo ikindi cya kabiri ngo akaba adafite ngo nk'isanga ngo umugabo nyine ngo umugabo uzamushaka agomba kuba afite umutungo mu cyaro akagira ibintu yihingiye nyine mbese akaba nka goronome. kandi buriya cya mbere ntago waziza umuntu ngo kuko adafite isambu, ntago umuntu aba yagukunze ntago wamwanga, ariko agomba gushaka ku kondisiyo ngo aracyari isugi. Asugi yewe asugi ntayo. Ubura tugiye gupima wasanga abantu azi bamuzi. Hajya nawe uri isugi? Isugi se mama araroga. Ntabwo mbizi. Ubaye uriye yaba ari umwicanyi? Yaba ari rurangiza. Mana yanjye. Nyine buriya dore imbogo yari afite impamvu si byose? Yego yari afite impamvu. Ntabwo yiyemeza ntuse si umunyacyaro? Ntabwo ari umunyacyaro, amaze gusirimuka mani. Gusirimuka? Amaze gusirimuka. Gusirimuka se ni he? Bavuga ngo gusirimuka ni he? Nyine gusirimuka icyaro kirimo kiramuvamo, arimo nyine ubunyamujyi burimo buramugeramo. Ngo se bari gutwika? Bari gutwika. Ese yavuye mu cyaro yambara za rumbiya none asigaye yambara kamini yatambuka umuntu akagiye kimwe agafotora. Ni abatipe nyine namwe mugahita mutayijisha mwana. Bagafotora iki se kandi? Bura afite iki yabwira abasore? Aragifite. Kandi anateye na neza. Uri shuwa? Ndi shuwa yabyo. Cyangwa uri umutinganyi ubona ko ateye neza gute? Oya ntabwo ndi umutinganyi ariko ubona ko umukobwa mugenzi wawe ateye neza gute? Mani turabibona pe, ari igihe ubona ukabona umukobwa yewe ukavuga ati Imana ijya kumureba nta na hamwe yigeze imubeshyaho. Dore imbogo se? Dore imbogo yego ntabwo ari mwiza cyane ariko afite hasi hateye neza. Gute? We isura si yagukurura cyane ariko hasi ateye neza. Ko nabonye afite amaguru nk'ayawe. Aya? Haguruka turebe. Ariko yewe yabishuka. Gusa icyo ndetse nuko ateye neza, afite mu nda hatoya. Ndaza kuyafotora nzayashiramo. Karima bise. Ndabwira kameramana yafotora yashiremo tu. Umva ni ipfundiko gusa. Nyine ameze nk'aya dore imbogo. Wapi dore imbogo afite amaguru arambuye. Uzamwitegeze neza urebe. Uranjye ntago mbona. Okay, twakomeje. Hajya ngo nagura isugi nyoko yabaroga. Mama yabaroga tu. Yaba mwicanyi wa danje. Hakuso abatipe bari hano hanze. Bacyanye ku mazi. Naho abacicira ngo bisugi tu. Ariko nyambongo ni isugi we. Nyambo se buriya? Ntago mbizi sinaye naganira nawe. None se nyine hari umuntu twaganiriye, hari umuntu numvishe ngo umuntu utwara igare ntago yaba ari isugi kandi nyambo atwara igare ariko bakavuga ngo ni isugi. Bibaho? Ntago bibaho. Nyine urumva igare bwagyorera gusujura. Igare rikagusujura? Igare riragusujura. Gute? Nyine kuri aho nyine ubugica wese rizi kwataka. Rizi kwataka? Hoyi kwa kundi uba uri ku igare ugenda unyonga gutya. Ni ukuvuga ngo hari imitsi nyine yo mu mayashi iturika. Nyine ubusugi ukabutera igikobwa ndagase.
nta sugi umuntu utwara igare nyine aba yasugiwe. Buriya avuge ko ari nta mugabo yahuye nawe ariko isugi nuzi igare ryagize iki ryaramusugiwe. nawe uri daje nese wagiye ubagira inama amagare bakayihorera. none se urumva yakuze atwara igare n'undi byararangiye. hagiye iwanyu ni mu Bugesera? oya ntabwo ari mu Bugesera. ese wowe tubwiye ngo ntabwo uri isugi narizi ngo nawe waragiye ariko nyine ntiwacu ntabwo ari Bugesera. Abanyabugesera muzika aribo sorry gato ko aribo bagira iki? Abanyabugesera muzika aribo batwara igare ariko intara z'igihugu zose bararitwara kuko ni ikintu gikoreshwa cyane mu buzima bwa buri munsi cyane cyane mu nkengero zo mu cyaro kuko niwanyu bararigutoza ukarimenya kugira ngo ushyireho imitwaro, ushyireho ibijumba, ushyireho ibitoki nyine ibintu nk'ibyo nyine urabyitoza barakakwigisha ukarimenya. ariko nawe ngo waje gutwika ku mbuga use waje mu ruhe rwego? ni dore imbogo, ni nyanshi, ni Jackie. Jackie uramuzi? Jackie ndamuziho ndamwumva arimo aratwika muri no minsi. Arimo aratwika kabisa ameze neza ahubwo nakomereza aho ngaho. Okay, hagiye ubwo nari nkubajije ngo iki nyibutse. Mana yanjye use urambajije ngo ngewe naba ndi isugi ndakubwira ntago ndiyo. Oya byose nibyo nkubajije. Okay, nyine ako kantu kari ku mabere ni sitiye bashize inyuma ya ni sitiye cyane amaso. N'amaso yiki? Ni amaso nyine tu. Ni utuntu tw'udusaro nyine tw'umuri. Hari abantu bavuze ngo nutandukanye amaguru harimo iki? ubwo nyine batangiye kuroba. Batemo nyine buriya baraza kushaka tubiganireho kamemu. Hingo se numbere nk'abana bambwira ngo bacuruje umubiri. Hari igihe biba ngombwa nyine ukaba. Ako se buriya wambwe ntabwo urawucuruzaho? Oya ntabwo nawucuruza. Ariko nawe ngo wasamye nka Bikira Mariya ngo wisanze uyifite. Nayisamye mu mwuka wera. ngo uri mu bantu batamenye uko byagenze ariko bagatwita. Nayisamye nyine mu mwuka wera urumva Imana yaramanukiye. Imana niyo yabikoze. Oya numbere nka tayinyweye mu mazi man. Numbere nk'uyu mukobwa wo bita nani kwinyesebura. Kwinyesebura yarambajije ngo ari umugabo n'Imana ikibyara ni iki? Ndavuga ati habyara Imana. Habyara umugabo? Tuzi kuri inzanga. Uri igicucu ahubwo. Ubwo urumva habyara Imana cyangwa habyara umugabo? Habyara umugabo. Urumva nawe unyuriyeho utakuma igicucu. Umva se nyine nawe wamushubije nabi. Umva we ariko n'Imana ibyara n'Imana ibikora wamungane gute se? Si Imana nyine ntago mbizi ariko nyine ni ubyara tu. Okay, urabona Perezida Kagame ari kugenda yiyamamaza ariko ari kugenda haberamo udutendo utuzi n'utuhe. na hano murahurira na hano urajya kwiyamamaza nawe ngo bagutera ifoto nejo bundi muri arena ajya ni arena muri stade ntabwo wagiyeyo kandi utuye hafi yayo byagenze bite? Ntabwo nuye hafi yaho mwana ariko yewe nyine urumva hari igihe akazi kaba kabaye kenshi ariko nyine umuntu akabikurikirana ku nkoranyambaga tu. Udutendo se turi kubera muri kwiyamamaza kwa Paul Kagame uratuzi n'uyu munsi yagiye kwiyamamaza yagiye uyu munsi arava ejo yarari Nyamasheke Rubavu ejo yarari Rubavu. Uyu munsi arajya heze? Araza za Karongi. Ndumva uramukurikirana ubutendo buri kuhabera n'ubuhe? Akambere nuko numvishemo bavuga ngo turakwemeraga. Ese ni gucyo babivuze? Ntago ari gucyo babivuze. Nanjye kuri TikTok nayo turakwemeraga. Nyine urumva indimi zacu zitandukanye bara n'abanye. Nyine bigane twumva. Turakwemeraga mubyeyi. Oya niko bavuze turakwemeraga. Urumva nyine nge ntago nabishobora kameme. Ariko nyine bisubiremo nka kabiri twumva. Oya. Gerageza basi rimwe. Numvisheho cyo yarabashuje nanjye ndabemeraga. Nanjye ndabemeraga
kandi sinzaba tererana. Okay. Ndumva ari hatari. Ntabwo biba byoroshye. Nabyo nyine biba bikenewe umubyeyi agomba kwiyamamaza ariko nyine no guseka nabyo bigatuma. Hari ukuntu yatangiye avuga ngo babandi hari undi wavuye mu bantu benshi cyane yirekuye uriya muntu tugomba no kumushaka tukamukoresha. Yavuze ngo iki? Yavuze ngo tuzabikora tuzabavuna. Nyine yarabanje ngo tuzabikora. Banzi ibyo umuntu yavuze. Tuzabikora ariko tuzanabavuna. Oya. Ubyumvishe nabi. Hari umuntu nyine Perezida Paul Kagame yari ari kuvuga noneho umuntu avaye mu bantu benshi. Uri Rusizi se? Ni Rusizi? Yavuze ngo iki? Yavuze ngo nabariya tuzabavuna. Oya. Sinzi ukuntu perezida yavuze umuntu aturuka mu bantu benshi aravuga ngo tuzabavuna. Urazavuna abandi? Azavuna nyine abagwanya umubyeyi. Umubyeyi ndese mama wawe se? Oya. Perezida ni umubyeyi wawe. Se ni umubyeyi wawe? Ni kubera iki? Ni umubyeyi wanjye ngiye mufata nka papa wanjye. Bavuga ngo ni umusaza kubera ageje mu gihe cy'ubusana bavuga ngo ni umubyeyi. Yego nyine ni umusa arakuze ariko ngiye mufata nka papa wanjye kuko ari icyitegerezo namubonyeho. Hari ibintu adukorera bya danje. Yanteye n'umurava. Nanjye reka mbere umubyeyi umurava wo gutese kandi uratangiye. urumva nuze kutubesha ngo yaragusuhuje nawe oya ntago nari namubona nuze kwatwikira ako se ubundi uramuzi ntago nari namubona visa nyine uramuzi ndakubajije uramuzi ndamuzi uramuzi muzi ku ifoto reka ngire umugisha nkamubona nashaka nkipfira pe kayapfira ko mwagiye mureka ni ukuri umurava yaguteye n'uwo w'igitegerezo ni iki ni ikintu namukundiye yahaye abana b'abakobwa agaciro adushyira imbere nyine aduha ireme ni ukuvuga ngo mu gihe cyatambutse abana b'abakobwa nta burenganzira bari bafite cyangwa nibo babashigikiye mugaterwa amada oya papa sha papa ryo kosa ntabwo yarikora gusa nyine yabaye freedom namwe murirekura siko byaba bimeze oya nuko nyine bamwe babifata uko bitari nk'uko nyine wambwira ijambo ukora iki hanyuma njye nkirengerezaho ariko papa ntabwo ariko yatubwiye atubwiye mugomba kwiga mugatera imbere ni mwebwe Rwanda rw'ejo hazaza nyine tuzabera abandi urugero abakecuru bariga kutarajya ku ishuri kandi warayakikirije uri mutoya nibyo ndimo nyine nibyo najemo gusa uzajyayo nzajyayo ndagaswe papa nakubwiye ngo papa aradushyigikiye abatariza nubona abafite iryinyo rimwe nzajya mu ishuri nziga uzafata ubwonko buracyarimo uracyanywa gibu hajya n'igibu hajya amata bayita ngo iki ishyushyu oya amata yapfunyitse y'abazungu bayita ngo iki ni gibu ni iki oya ntabwo ari gibu inyange oya hari ukuntu bayita amata y'abana apfunyitse bayita ngo iki atari inyange yahurute se yahurute nizo byari binyibagiwe ka yahurute nyine ndacyanda urumva naje mu mugwa ndimo kwitamo nyine ngo nakenge kaza njya amakuru ufite uko numvishe ngo iyo umuntu anyweye ka yahurute ngakanywa na ka ji kasana umuntu agira ubwenge ubu rero nibyo ndimo kwibandaho muri ino minsi abasitaruzi ni bahewe ariko ubundi baturuka mu karere kanyu ukavuga ati abangaba kabisa bazaduhagarara bazadufasha Yesu we jewe adago menya ngo baturuka hehe njyewe nikomeye mu karere kanyu nta mustar uzimo barahara ariko ntibazwi cyane nago uwo cyane njyewe uwonzi umana courage nuwo bita Knowless Butera Knowless reka tuze turamugaruka reka manze mwibarize gisupusupa aturuka hehe nawe aturuka mu karere ka Gatsibo ariko ni hano za Kiramuruzi none se si iwanyu se Gatsibo se kuri Gatsibo regiri gucya kandi Kiramuruzi nyine warimo hagati na hagati iwacu Nyagatare neza barahara ariko ntabwo bazi ntabwo mbazi ariko nyine wenda wari kuvuga gisupusupu ariko nuko kiri kumwanga nuko ashaje oya gisupusupu nawe ni byiza yateye imbere nakomereza aho ngaho ariko buriya nyine umuntu agira umuntu yiyumvamo okay ni mvuze Knowless nuko ariwo niyumvamo nawe yampaye ibikorwa akora
nk'umuntu wabanje kuba umukobwa noneho akaba yarabaye umumama ntacike intege. Kwibariza ibya gisupusupu we ukazana Butera Knowless. Ariko se ubundi Butera Knowless umuzi hehe, umuziho iki, umuzi ryari? Ego ko bana yanjye Butera Knowless mfite imyaka 8 nyine narigejeje iyo myaka 8 afite ibikorwa byinshi bihitinze. Afite indirimbo zifitanye imyaka 10 se? Ego kuzirenga. Urasaka kanya afite nk'imyaka ingahe? Ubu nageze kuri 30, afite nka 30. Gusa abaye afite 30 nawe afite 30 se wari kudutuburira? Afite nka 38. Kabaye njye niko ngeranyije ariko ejo bundi asubiza ibibazo bamubazaga kuri Twitter, niba ari kuri Twitter yavuze ko afite imyaka 32. None mwebwe muri kumukuza ariko wasanga nakuze. Njye nyine mwongereho indi myaka bitewe n'ibikorwa yakoze, kuko nageze iyo myaka afite ibikorwa bitwika bifite n'imyaka myinshi. Buriya kurusha nk'imyaka ingahe ugereranyije umurebye nawe ukireba? Ni myinshi. Ni myinshi kandi nawe uri mukuru. Majije gukura. Burase iyo wirebye ku isura nawe ukamureba ureba ushaje arinde? Oya nagashaje, twese turacyari bato. Nyine ukuze kurya neza ntabwo bigaragara ko ashaje, nta nubwo bigaragara ko akuze. Umva kurya neza itoto rihora riryarinde. Buriya afite itoto? Afite itoto ryiza cyane. Iyo murebye murebamo ko afite itoto cyane. Ahubwo tugiye kopeta nabona ari njye ushaje. Nyine ni wowe nyine nibyo nakubazaga. Nabona ari njye ushaje. Ari akana gatoya kavutse ejo. Okay. None ibintu bamuvuze warabyemeraga? Ubundi se uri umufana wiwe cyangwa? Ndi umufana we cyane. W'imbere cyane mu mutima. Okay. Bavuze ko agwaye sida, ko yarwayeho sida, ariko we nyine wewe se wabyumvishe se? Sida ibaho. Sida ibaho. Nanjye nkibaza umuntu mwiza nk'uriya yarwara sida? Sida ibaho. Sida ntabwo yafata umuntu mwiza nk'uriya nka Knowless. Se wamugani yacya hehe? Namwe yanyura. Ariko nkawe yagufata? Njyewe ushobora kufata cyangwa nifate, byose biba bishoboka. Ariko icyo nzi cyo baramubeshyera nyine tu. Ntago Sida Knowless ayifite. Ni umwere. Ariko n'ubundi ejo bundi nyine bamubaza ibyo bibazo byinshi, hari ibibazo yasubije ko babesha. Okay. Babeshya nyine bashaka kumusebya. Ariko nta Sida Knowless arwaye. Okay, mu minota ya nyuma turi gusoza. Yego. Ibikorwa byawe babisange he n'ubundi? Umva ibikorwa byanjye wabisanga kuri Instagram, kuri YouTube, TikTok. No kuri TikTok. TikTok urayifite? Ko narayibona. Ndayifite. Okay, abadukurikiranye bakomeze bagubwe neza, turabashimiye cyane. Nyashi yabaganirizaga. Bye bye. Turabakunda, tuzasubira. Basubanika akaboko basezera. Bye bye bafana baje.